bazagira ngo Yesu aragenda azagaruka. Arabwira ati ese niki ko muraramye? Bati yazamutse. Aho abamarayika abo bagabo babiri bavugana abamarayika ngo arabwira ati noneho rero mwebwe kuriya mumubonye azamuka niko azagaruka. Nabizi ko hariho umuntu utahavuga ngo uyu munsi batashe gutyo. Ihangane, ubutaha uzatahana ibyo ushaka. Ko na Bibiliya nabyemeza iravuga ngo igihe cy'imperuka ngo abantu bazashaka ngo ijambo ry'Imana rihwanye n'iki n'irari ryabo n'ibyifuzo. Iryo nyine urahombye uyu munsi nuko. Ba basore bazavuga ngo uyu munsi ngo naguhawe, uyu munsi ntiwampawe. Wihangane. Abamarayika barabivuze uryamusinzira umererwe neza wige ukore dore yuko n'u Rwanda rwacu ko ratubwira ngo twihangire imirimo. Nicyo gituma ubona za sauna zaje, make up ziraza, izo gutera inzara ziraza, izo kogosha ibitsike ziraza. Ni ukwihangira imirimo. Jumuni narwaye urwara rwange ngo mbaze umuntu arambira ngo ukongo rwinjiye mu mubiri. None ngo nje kureba ngo abaruca yacitse. None ndeba baruca nje ufite imyaka 50 naratangiye kwica inzara mfite imyaka 15 nje gushaka umuntu nje inzara. Biriya gusa ni iraha yo mwisi kuriya muzamubona kuri iriya ni iraha y'isi. Kuvuga ngo umuntu yiriwe kuriya ni furaha yo mwisi gusa. Takindi uri ngo hari ikindi se mu gituragara wo asanga arambuye ukuguru ngo bariko baramwoza ngo ibirenge. Ariko uburyo mugira umwete kuri ibi mwagira ku mwete Yesu ndiyo basiga. Aya nukuri isuku mugira ya mbere nico ngiye kuvugana namwe mu minota mike nubwo ndavuga byinshi. Ntimubona mfite ubwoba narimbibwiyeho Bishop gatoya twicaye ndamubwira ngo mfite ubwoba ubu niho mfite ubwoba dufite ubutumwa ko turabwira abantu ubutumwa ko turasubira mu bintu byarangiye. Ibintu byahanuwe bikaba bigasohora nibyo dutinzeho cyane. Nibyo ko turasobanurira abantu muzuko Yesu yarazu, ko turasobanurira abantu urupfu rwa Yesu Kristo Yesu yarapfu, ko turasobanurira abantu ariko ni gitangaza ko turasobanurira abantu ibya Pentecoste by'umwuka wera yaraje. Twagize isezerano mwuka wera yaraje umwuka wera yaraje ari muri twebwe akorera muri twebwe. Turi en retard kubwira abantu ko Yesu azagaruka. Turi inyuma ni ngabirya ngo basigajwe inyuma ni nabirya nyine namwe birya baza turi inyuma ku bintu byo kugaruka kwa Yesu. Kandi ndi mubishaka abakristo ntibashaka kugaruka kwa Yesu. Ndi mubishaka, ndi mukeneye ko Yesu aza. Kandi ntibizamubuza kuza. Nidushake nidushake dukunda iby'isi, nidushake tunezezwe n'isi, Yesu azagaruka. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ko murumva ko mwasubije mwese?
shake mureke gusubiza azaza tu cise none ese ko abantu babaye gute yo nakaga gakomeye ole kwa ulimwengu n'ishyano ku isi ko turabumvise ibyarangiye ko turabumvise ibyakozwe ko turabyumva oya umva igisigaye muri ubwo buhanuzi bwose navuze bya bice igisigaye twadukwiriye kukivuga mu gitondo na nimugoroba ni ukugaruka kwa Yesu. Kugaruka Yesu azaza kandi azaza mumeze uko mumeze, azaza dusinzira uko tuzadusinzira, azaza twagiye ku kazi. Nageze nibaza kera kubera kutamenya, nubwo twagize twigisha ngo la terre tourne autour du soleil, noneho ariko nyine abatwigishaga nabo ntibamenye nimba isi zenguruka, ese nyuma yo kuzenguruka bigenda gute. Noneho ngasoma rya jambo rivuga ngo bamwe ngo azaza ngo asange basinziriye, ngo abandi asange ngo bari maso, ngo asange bamwe bari ku kazi. Nkibaza isi Bibiliya bayanditse bamwe bazaba baryamye abandi bari maso, nkavuga ni wenda azaza bamwe bari mu gitaramo abandi nyine baryamye. Niko narinzi, sinarinzi ko ari wisi hamwe bamwe ariko nawe niko waruzi. Nzana uko hazabi gihe umuntu avuga hakagira umuntu avuga ngo kuriya mu pastor ngo yarazi biriya, wabimenye ryari wewe? Ni ryari? Nyabuna tuzatwemeza twese abantu ko bazapfa kuzamura ibitugu kagira ngo azi byinshi, ngo nukwanga ko batamenya ko ngo atazi ibintu. Ndabyuzi ngugereranyije nibyo wari ukuriye kumenya, ngo ndabyuzi. Nuko none sinageze mbimenya, nje kubitahuraho menyeye ko bamwe baba baryamye abandi basinziriye, abandi ari mu gicuku abandi ari mu rukerera, abandi ijoro ryariza kuba. Sinarinze ayo makuru, sinarinzi ko Yesu azaza ngo asange bamwe mu kazi. Bizaba ngiye kubibereka Yesu azaza bimeze gute. Ese abantu baza, ariko nasomye biriya ryankangaza. Ese turi kumwe? Mwavuga ngo amen. Ngiye kubabwira rero ibintu bine nasomye ijambo rirantangaza, ibyemeza ko Yesu azagaruka. Reka bari byo maza mvuge ibyemeza ko Yesu azagaruka. Nukuri kw'ijambo ry'Imana tubyemere, tureke kubyemera. Dukunde iby'isi, tureke kubikunda. Twikora uko twikora, Yesu azagaruka. Hariho ibyemeza yuko Yesu azagaruka. Mu isezerano risha iri jambo kugaruka kwa Yesu abanditsi barivuze inshuro 300. Yesu azagaruka, Yesu azagaruka, Yesu azagaruka inshuro 300 rigaruka hano mu isezerano risha ijambo kugaruka kwa Yesu. Hari igihe batandika ngo bandike kugaruka kwa Yesu, ariko wumvise ijambo buryo barivuze ukumva ririmo ijambo ryo kugaruka kwa Yesu. Matayo 24:30 wamusomye mvuga icambere icyemeza ko Yesu azagaruka. Matayo 24:30. Matayo 24:30. Ko turiga hejuru yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Matayo 24:30. Yego. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umuntu kizabonekera mu ijuru. N'amoko yose yo mu isi nibwo azaborobwa. Wahere kuri 29.
ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima yego n'ukwezi ntikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru yego n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga yego abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru nuko afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi amen amen. Iki twemeza ko Yesu azagaruka cya mbere ni Yesu wabivuze wenyine. Yesu ubwe Yesu yavuze ko azagaruka. Yesu yavuze ko azagaruka. Twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana kandi ibice 12 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Arasezerera ibisubuhanuzi bwa sabahanuzi babivuze. Izi sintumwa zabivuze. Sabigishwa babivuze oya. Sabavuga butumwa ba Pawulo ngo bariko barabwiriza. Iri jambo ni Yesu nawe ari muri bamwe bavuze ko azagaruka. Aravuga ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Aravuga ngo aho nzaba niho namwe muzaba. Nzagaruka. Bibiliya iravuga ngo uko byari bimeze ngo mu gihe cya Nowa. Nguko byari bimeze igihe cya Nowa ngo niko bizamera no kugaruka k'umwana w'Imana. Bibiliya ikavuga ngo bararyaga bakanywa ngo bagashaka bashaka. Aravuga ngo ibyo byose byarabaye biraba. Nowa abwira abantu ngo imvura izagwa. Iyo utegereye ya ndirimbo yo mu gushimisha Imana nuko Nowa la yubaka iyo nkuge ntawuyizi namwe mwebweho ndiko ndabona mutayizi. Musozi kanindamaza ibyo ukora biratu. Reka ngaruke kuri iri jambo. Ese turi kumwe? Nowa yabwiraga abantu ngo imvura izagwa. Ntiwone uko kubabwira ngo Yesu azagaruka ni nk'umupfapfa. Kuko ni nkaho mvuga ibintu mutazi, mutanumva, mutanashaka. Aze gukora iki? Aze habiki? Imishinga muri mu mishinga muri ko murategereza mu maproje Yesu aze. Urarangije akazi ndurahembwa none mudahera mukaraba ngo Yesu azaza gukora iki? Shomuni numvise musaza witabye Imana mpyisi. Ntimwabonye akantu bacishijeho munsi yariko asengera abanyeshuri bashoje mu kaminuza in Iraq. Turakwereka aba bantu bamwe bararangije bazabura akazi, abandi bazabona akazi, abandi babe batindi, abandi bazaje urusororo ngo amare babigira ibitwenge. Ubaze cya gihe yasenze n'iki gihe muri abo bantu hariho abapfuye, hariho n'abashomeri bahaye bahangayika badafite akazi, bameze nabi, barahari. Kandi yarabisenze barabiseka. Bamugira ngo hano baraseka ngo musaza ngo ntiyawuze umenya ibintu. Icyakora namwemeye nanje nabonye akantu nzomwigiraho. Nimba umuntu azasiga avuze uko avuze akaba ariko bigenda, ntandi abo bazashira kumva yanje. Tazo nahigiye isomo kabisa. Nta rurabo n'uru rumwe
ruzogera kumva yanjye. Ejo namaze kubyumva mbwira madame, nta rurabo nshaka, ntaro. Ndiko ibyo nimushiraho ibyo. TV zanyu ndazibona kandi aha narangije. TV zanyu ndazikurikirana mwese ndareba amatitire mwashizeho. Nuko niko abantu baza kwangana ku busa. Dukundane mujane ubutumwa hirya no hino. Imana ihabwe icubahiro, mubikore neza nshuti zanje. Mugakata kongako ubundi se aho mukozi w'Imana we ndiyabivuze hari uko yabaye ndandabo ndiko ndiga nanje ayo mafaranga icyo agomba gukora. Ndiko ndiga icyo azakora ayo mafaranga yizo ndabo ariko ndarwo ruzumkandagira kuma kubera nuko nejo mundi nagiye ahantu nyine ngo ndebe sanga indabo bashizeho kera zumye. Ni ngo kuvuga ngo ari amafaranga yumye. Timubona kubabwira kugaruka kwa Yesu, timwobyumva ndimwobishikira. Bibira banga uko bamusekaga ngo niko Nowa yakomezaga gukora kubaka, bakamubwira ngo ubwenge bwagiye, akavuga ati ariko inzishi Imana yavuze, sema amen, tikiza gihinduka. Twavuganye na mushumba turabanga ikibazo dufite nuko twatubona ibintu tukabyita ukundi ntitubirebere mu ijambo ry'Imana. Yesu azaza iterambere rigeze tubwire ngo abantu bazaba ari inyuma. Iterambere rizoba riri mu rwego rwo hejuru. Ntabuzi bagiye, ntabuzi baguseze, ntabuzi batakiri muri iyi si. Muri action plan yawe ko ntayo yo gutegura ko Yesu yogaruka, ko ntayirimo. Ngo nukutizera. Iyo mvuga bene ibingibi abantu bakavuga ngo nukutizera ngo karabona ngo 2050 24 kuri ngo na 50. Ngo niko kwizera. Abapfuye ntibari bizeye. Abasore beza bitondaga abo waruzi nabo utamenye agiye ureba bari kusinziriye kwa ushaka gusa ngo tukubwire ngo akira ngo urazamutse ngo birahindutse ubuzima ko burahindukira. Bibira banga umwami w'isi, iyi si Satani ni witegetse, niki kirere ni cha Satani. Tukubwire promotion ni byiza, reka tukubwire ko Yesu azasanga uri no muri promotion utanayihawe cyangwa bakwirukanye. Shose nawe hari cyo bimubwiye ngo Yesu azarara ngo adasinziriye ngo umuntu bamukuye mu kazi. Ninde yakubwiye ko byanditse muri Matayo mu ba Efeso? Yaravuze ngo niba batuka ngo babahora izina ryanje ngo muzishime mwitere hejuru. Nica zavuga ariko ndaravuga iby'abanyakazi ngo bavuye mu kazi. Ntaho nsinjiwe ndaho ndasoma. Haravuga gusa ngo nimubabazwa ngo bakababaza amahoro ngo muzishime mwitere hejuru muvuge ngo haleluya. Nico ngo kubera kuko ingororano ari nyinshi mu ijuru. Nayiza ku kazi ngo bagukuye ku kazi ntabyo. Ibya promotion ni byiza ariko nta ngororano ngo hawe promotion ntazo.
uzaba ugize umugisha wo gutunga urugo rukamera neza, rugasa neza, ugatunga ifaranga. Ni byiza, ni inyungu zawe, kubera ko n'ubundi uzayafata. Nta cyacu muzotanga, n'amaturo yarakugoye, nuguma ureba hirya, hanyuma bashime ngo waronse promotion yiki. Kenda ni yawe n'abana n'umuryango, Imana ihabwa icubahiro, muzabeho neza. Ku Mana zero. Tuniteguye no kugaruka kwa Yesu. Ukura sinzira urapfuye. Yesu azaza. Twambare neza, tureke kwambara neza, tuvuge neza, tuvuge nabi. Yesu azaza. Yesu ntazabuzwa n'imigambi na proje ufite n'ibye. Reka da, reka. So genda ubaze n'abandi bapfanye iyo migambi, kandi nta financement nimwe umuntu azahabwa yafanye ngo azubaka etaje. Ntawe. Ariko wafanye gushira amakaro mu rusengero afite financement. Tibaba binginga gusenga burakeye. Timusiga mutangira akazi saa 3. Igihe katangiraga saa moya saa 2 ntimwageze mugenda. Timwamwakagezeho. None burakeye irabananiye ko barabinginga babareke. Muragemuye se? Ekoroni. Ibagwa abakristo bari mu gusana. Ndurabona umuntu wabyaye umwana umwe akabyara umwana umwe kandi akamubyara yaratinze. Umwana azayanga kurya akazamubwira ngo dore indegije kukujana. Ngo kandi ngo papa ngo yavuze ngo naza ngo aragutwara ngo kandi ngo tuzakugurira ngo akamodoka ngo niho umwana aryo. Abana 7 hari umwana babwira ngo indege iraza kumutwara. Baba indege ija kumujana ngo agire gute? Asiga ibyo ibiryo imutware he? Asanga birangiye. Niko abakristo dufite bameze. Turi mu kubabwira ngo akurya umuntu abwira abana Yesu azaza, nimuze mushaka Imana, nimutayishaka birabareba. Ni inyungu zanyu n'imiryango yanyu n'ubuzima bwanyu birabareba. Mwebwe uko ungana kose birakureba. Amaye iriya myenda yose uzayisiga, ariya makanzu yose uzayasiga, costume zose zizasigara, byose nari amafaranga yose azosigara. Nanirwa no kuyafasha abantu gusa. Yesu we nigeze kubwira abantu ndabwira ngo Imana yo kwihenda ariko ntizayihenda, ariko ikaba ngiyihenda gwena nyine ku muntu azayihenda. Ikihenda rimwe kumva ngijwi rabaza atese mudaheranwa ndikarame urihenda indiana urashaka ngo nzoze ryari nimugoroba. Nukuri kw'Imana kundaraha imbere y'Imana. No yibwira ngo nkeretse hari ibyo ushaka ngikora, niba hari ibyo uhabona ngikora sawa, ariko nimba nta bindi dutware tugenda kuko n'ubundi hano si wacu. Gusa nimba ibyo ubona tugomba gukora bitararangira nta kibazo, reka tubanze dutinde. Ariko nimba uhabona akazi karangira worira muziko ibaye ngimbaza nayo ndimbajije. Shima Imana kwitambajije uvuga ati haleluya, nawe ntizakubaza. Ariko nigitanga kurasinzira, kuraryama ugasinzira, we uracyabona ibitotsi byo kuryama muri iki gihe. Nariko mbwira mushumba ndamubwira ndi saa 10 za nijoro, sinjye urwowe, sinjye ukenye, sinjye ufite amabishari, businjye wawe ugeragezwa, sinjye ufite ingorane, sinjye kandi sinjye ufite ubwoba ngo Satani yoza ngo nitwohangane. Oya, ariko inzi icyo mpaye nitegura, inzi ibyo mpaye mbona abantu bataye babona. Hari ibyo mutaye mubona mwebwe, hari ibibateye gusinzira ko muregera mu Isiraheli. Karakomanga
Bibiliya ngo iby'umwuka biza bimenya abanyamwuka, ibitari iby'umwuka mbabwire si ukuririmba si ugusenga, ni ukugenzura tugasoma ijambo ry'Imana tukamenya ibihe tukabyitegereza biravugwa mu ijambo nta kitarimo. Ishanga rizatera irindi, imiryango izangana, abavukana bazangana, abantu bazabakunda amafaranga kurenza ibindi bintu ntibiriho, ntimuri mu kubibona. Abavukana ntibari mu kwangana, nta bihugu muhamubona, nta majwi y'intambara muhamwumva, ntaho mwumva intambara. Muraryamye murasinziriye yampaye nkamuhaye. Isema ukuri mu kubona abantu gute, nibazima cyangwa bararwaye. Ko ndatangaye no kurkwima uri mu kuryama saa 3 wagaza saa 12 ngo Imana tuze muri ngo Imana yaraguhaye ngo bitutse ngo kandi ngo nzana amangira bitutse ngo bitutse bya saa 11 ngo biza biryoha byanditse mu byakozwe n'intumwa muri Matayo. So cyama sinzi kandi ubuse inane ndiyagize duhane ndizafunguye ya mashuka ya inane yari ya mu Bugande tariho gense rugura yandi. Ukuze tubinginga umuntu akuka amenyo yose ashire mu kanwa bakabamwinginga ngo ngwino usenge, ngwino uje gushaka Imana ibigufitiye akamaro mu bugingo bwa none n'ubundi buzoza, babikwingingire. Mwaba Kristo mwe iwe ni macho nimukanguke basha. Nje nagiye muri Nibature, natangiye gusenga Nibature mfite imyaka 18. Tacho muziregura muzagara imbere y'Imana mwikoroze ngo biriya ngo byari by'abasaza bisaza abantu, kandi natangiye mfite imyaka 18 n'ubu. Hari amasomo mutarageramo mukwiye kuyaharanira nayo. Ntimugomba gukora isomo rimwe gusa. Nimba ari matematike, physique nayo iragukeneye, biology iragukeneye, matematike iragukeneye, psychology iragukeneye, icyongereza n'igifaransa biragukeneye wewe. Isi yose kirakenera basore urubyiruko bagakuraho abagabo, bagakuraho abantu bakuze bagashiraho urubyiruko. Hanyuma se nituvaho mutaje muri barake izasigarana abandi, tizobigiye gupfa. Uhirika abangaba ko baragenda. Zani ku umunsi intambara iba bwa mbere, intambara ikaba nari maso kubera ko naraye nicaye, nije wumvisha isaso rya mbere mayi yateye nije wa mbere kubera ko nari maso, nari naraye mu masengesho ndatarama ngeza saa 10 n'igice bararasa. Nije wabyukije abantu bose ndabwira nti mubyuke twatewe isi yadushizeho, mubyuke muhunga basinziriye bose bahwerereye ibitotsi. Iyo mbareka ndi babara batwikiye mu nzu ibitotsi. Kubera iki nari kunsenga nari maso. Halo we ngurabizi kuri inshuti yanje ndi inshuti ya ngo nuko nguko nguzoza umfasha ngo kunsengera. Agira gute? Agufashe ugira gute? Ako ni gitangaza. Uzimo uko bagufashe gusenga. Ngo amwibuke. Usaride inzande bakwibuke mu masengesho. Ngo kandi ngo ariko ngamweke ariko na mama wawe ndakiguheka none umuvuga butumutambuse ngo araguheka. Akavuga musetsa umuvuga butumwa wiciri angaha akubisa ubutumwa umerewe neza. Haleluya, Bwana sifiwe. Ngame wamugene mubwire ngurumva mukozi w'Imana ngo ndaguha umutwaro nguza nikorere uwo mutwe awikora ujane
awikore se n'umushumba wawe, awikore se akurariye ku ijoro, akwikore se azakubazwa gute? Harakujejwe se? Tamani zona abantu gatosenga abantu umunsi umwe ngo yarabyemeye ngo natabyemera si cyaha. Oya ndakujejwe dore ngaba bo kwikoreza imitwaro n'imbuzo uyizana uzimurundeho umubwira uti ngaho we nikorere. Kuraje mumvuga butumwa ndiko ndatambuka nabanje barangoye usubira uzane n'uwawe. Nje sinza mbyemera nzamubwira ngo pfuka amaho dusenge ndarangije ugume wirwaneho ibisigaye. Simenye ngiye kurwana n'abandi mfite bakwikorera umutwaro. Yesu karaza woshaka wokanguka. Sema amina. Yarabivuze ko azagaruka ndabesha. Bahanuye ko azavuka yaravutse. Bahanura ko azapfa yarapfuye. Bahanura ko azazuka yarazutse. Bahanura ko azazamuka arazamuka. Ubuhanuzi dusigaranye n'ubwo kugaruka kwa Yesu. Cyakabiri abamarayika barabivuze kandi urabona abamarayika ntibagira amarangamutima. Abarundi bazava n'ibigumbagumba nta bigumbagumba nta ma emotion. Bavuze ibyo bazi sabantu nabo bonyine baravuze ngo Yesu azagaruka barabivuze. Abo sabantu gasi sintumwa. Oya Yesu yarabivuze ubwe. Hanyuma n'abamarayika barabivuze neza bavuze ko Yesu azagaruka. Kandi Yesu ndiyoza turi mu kaga. Oya Yesu ndiyoza tubabaye turi mu ntambara. Zabigaruka ikindi gihe turi mu mahoro turyama tugasinzira nta kibazo tungenda amasaha 28 nta ngorane nta gakoma nta gagira gute. Nuko soma ijambo ry'Imana ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 10 na 11. Ibyakozwe n'intumwa wa musomyi wacu 10 na 11. Yego. Bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda. Abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo. Yego. Bambaye imyenda yera. Yego. Barababaza bati yego yemwe bagabo b'i Galilaya. Yemwe mwabagabo b'i Galilaya. Niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Niki gitumye munamura amaso muhamureba hejuru? Yesu ubakuwemo. Yesu uzamuwe. Akazamurwa mu ijuru. Akazamurwa mu ijuru. Azaza atyo. Azagira gute? Azaza atyo. Azaza atyo. Nkuko mumubonye ajya mu ijuru. Nkuko mumubonye ajya mu ijuru niko azagaruka. Yego. Bibiliya irabyemeza. Abamarayika barabiyamije. Abantu bareba uburyo hazamutse. Ningaho yabarebye aravuga ati abagabo nintababwira bazagira ngo Yesu aragenda azagaruka. Arabwira ati se niki ko muraramye? Bati yazamutse. Aho abamarayika abo bagabo babiri bavuga n'abamarayika ngo arabwira ati noneho rero mwebwe kuriya mumubonye azamuka niko azagaruka. Nabizi ko ariho umuntu utahavuga ngo uyu munsi batashe gutyo. Ihangane. Ubutaha uzatahana ibyo ushaka. Ko na Bibiliya nabyemeza iravuga ngo igihe cy'imperuka ngo abantu bazashaka ngo ijambo ry'Imana rihwanye n'iki n'irari ryabo n'ibyifuzo. Iryo nyine urahombye uyu munsi nuko. Ba basore bazavuga ngo uyu munsi ngo naguhawe. Uyu munsi ntiwampawe. Wihangane. Abamarayika barabivuze uryamusinzira umererwe neza wige
ukore dore yuko n'u Rwanda rwacu ko ruratubwira ngo twihangire imirimo nicyo gituma ubona za sauna zaje, make up ziraza, izo gutera inzara ziraza, izo kogosha ibitsike ziraza, ni ukwihangira imirimo. Jumuni nana rwaye urwara rwange ngo mbaze umuntu arambira ngo uko ngo rwinjiye mu mubiri, none ngo nje kureba ngo abaruca yacitse, none ndeba baruca nje ufite imyaka 50 naratangiye kwica inzara mfite imyaka 15 nje gushaka umuntu unca inzara. Biriya gusa ni iraha yo mwisi, kuriya muzamubona kuri iriya ni iraha y'isi, kuvuga ngo umuntu yiriwe kuriya ni furaha yo mwisi gusa. Takindi uri ngo hari kindi se mu gituragara wo asanga arambuye kuguru ngo bariko baramwoza ngo ibirenge ariko uburyo mugira umwete kuri ibi mwagira kumwete Yesu ndiyo basiga. Aya nukuri isuku mugira ya mbere iriya ni furaha yo mwisi kandi sibi. Salomo yaravuze ngo yashakishije ngo aravuga ngo azagenda ngo akurikirane ubwenge ngo amenye aho bugera, ngo nimara nkurikirane n'ubupfu ngo ndebe aho bugera, ngo azakurikirana n'ubupfu ngo arebe aho bugera. Kandi nyine yarahabonye umuntu wagize abagore 1000 ngo aritegereza abagore, arabitegereza rimwe yamavuga ariko Salomo yari wa mbere, reka nkareke mukarambye ngo nkareke, ndakaretse mukaga namwe ndi mungana, mukambujije wombwira ngo mvuge ngakumva. Yesu azadusanga muri ibi ndana kimwe cyarangiye, ndetse hazoba hari ibindi birenze ibi ngibi, aribyo dushyizeho umutima n'ibitekerezo, aribyo byatujanye umutima. Noneho Yesu azaza, abamarayika barabivuze ngo jinsi mnavyomuona akipa ndivyo atakavyorudi. Msume hekima yaratuwe ngo yale mawingu mnayoyaona yaliyompeleka Yesu ngo siku moja yatamzaa Yesu. Yale mawingu mnayoyaona siku moja yatamzaa Yesu. Gitondo kimwe umunsi umwe nagize ndafata agasakoshi mba numvise mu mugongo habaye akabazo ngo buce biragenda sinagiye guca muri emaraye, sigaye nani wahugenda byakwamye. Kurabona uko kugororoka, ukabona uko usimbuka, ukabona uko ubyuse, none ukabona ukanuye amaso, ukabona amaboko yagoroye, ukabona amaguru yajanye, ukabona uraryamira byose, ukananirwa kwitegura Yesu Kristo. Hubwire Yesu azaza. Mwihangira imirimo. Jo ndamubonye sinzi wari kuvuga nimbari bleba ngwisi nimba ngwisivuri nimba ari amaso barayisobanura bleba ye miriya bleba tsaturya barayivuga ariko bahangere b'imirimo nibo bambere bari mukuza n'udusha bakadupanga yo umukobwa umwe yaravuze ejo bundi aravuga ngo yagize yerekwa ngo abona ngo buryo ngo zazisenyuka ngo agira umugambi ngo aravuga ngo reka ngo agire nyine iriya TV ngo azoza afasha abantu, abafashe ntarashaka kubera ko yabyize yamara kubyiga akaza kabigukubita, yamara kubigukubita ngo kandi nguze witonda ngo umugabo ndakaza avuga ngo ufe kwemera byose ntabwo azamera byose. Ay karoni kita ay sawa bazimana ikubakira urugo banzureka ubagenzi bo hirya ureke n'abari abo kuri televiziyo
ntibarashaka bari ngo nakubwira gutya ngo nawe witonde umusubize gutya. Reka shaka gushaka mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo Sara ngo yapfuye ngo acita Aburahamu ngo umutware wanje arinda apfa. Kandi uzobaza umugabo wihanganira umugore utabyaye imyaka 100 imyaka 50 akamwihanganira baza baseka banezerwa bagaseka, no wa mbere Sara yari yaramenye ubwenge burenze uburyo yafashe ntawo bishobora biteye ubwo. Umugabo ndiyo janze nta bandi bagore bari bahari se haramuza nabiriya yagiye kujamwo yabigiyemo kubera umugore ari we wavuze ngo haramwe atari ko ndimukubona yasezerana ndiko ndabona ryarigize ni umugore niwe wabizanye, nta Aburahamu wabizanye, ni umugore niwe wabizanye. Ariko Aburahamu yaratuje yari sawa, yari aramwati madame jewe nawe yembere karamata. None wewe aravuze ngo aho wigiye niho nigiye, aho yigiye niho wigiye sawa. Aho nimwerekane rero aho mwigiye mwese gira ubone kwidasha. Numara wirukanga ngo tuze kugusengera wari kudaceceka kutabanza ngo uceceke ngo se aceceke riki isikira kugira ngo mureke guceceka yamaye nkamuhaye isi ngo ndimuceceke. Bibiliya iravuga ngo gusubiza neza ngo biza bihoshike uburakari ko muzi no kunavuga sheri ariko iri jambo rivuye rizari ingorane uburyo bwo kurivuga ryavuye ariko uburyo buvuze neza ariko iri jambo rivuye kandi wayuseka. None wowe ugiye kuvuga uburakari bwagihaho reka murakare mwembi imitsize gira urebe harakurikira ingumi aho ntiyasha abandi barabanye imyaka 50 wewe ukaza wibaza ngo byagenze gute. Nta batagira Bibiliya iravuga n'abantu niko baciye umugani ngo izirayi hamwe ntizazibura gukomanya iki amahembe. Ugira ngo turaba marayika twese hari kumwaza cya bugufi wabona yazamutse ukavuga utari kuyu wacu uko byabimera mpambo n'amaso reka be kuwigirayo. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ukaza kugaruka ugasanga ibintu byaturiye uteze ko nari mbonye byazamutse ariko nkakurya warumbwiye iki sinzi aho byari bivuye birashika biriye nanjye sinzi ibipepo byari binteye nyine nkubwira kuri hakurumva uburyo ari byiza. Kera uvuze uti ni ibipepo ubwo n'umugabo wavuze ndi ibipepo bya janteye akamavuga ati haleluya ati kandi naye nabibonye wabibonye nyine tibukeye uko nguko aho nibwi ako sibyo byari bije gute ariko nabyo nibyo Yesu azaza kandi azasanga amakimbirane akiriho n'induru zikiriho n'inzangano zikiriho n'amacakubiri akiriho n'intambara zikiriho n'urwango rukiriho. Yesu azabisanga. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo igisitaza ngo ntikizabura kuza ngo ariko ishano nuzagira gute nuzakizana. Kuragira ngo uzosenga ngo abanzi ngo nigeze kumva ngo ndahanurira undi ngo dusoke na mamura ngo wabeshe yari umuhanuzi ndamwa wabeshe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurabwira umuntu ngo Imana ngo yirukanye abanzi bose barashize ngo Imana iguhaye amahoro ngo wa mugabo kwisi. Ese wabonye ko apfuye? Nimba yapfuye ntangorane abanzi barashize. Naho nimba kiri hano kwisi wamubesha ugenda usubire rero mu mugaruru umubwira uti yewe senga cyane abanzi nabonye biburutse kiza gikemuka kimwe akazi kindi hakemuka ikigiki akazi kindi hakemuka ikigiki akazi kindi hakemuka ikigiki akazi kindi hakemuka ikigiki akazi kindi ariko uko gukubuhaye ugenda usatira kuja kwa Yesu Kristo. Umuntu akakubwira ngo ugize amahoro ngo impande zose ngo Imana irakurwaniye ngo igutsindiriye ngo abanzi bose barapfuye ngo bara aya
abanzi se bakoreshwa nande? Azakubwira ngo Satani yapfuye. Nabwo ko Satani yapfuye trebo, uzavuga uti birarangiye, kandi ntazapfa. Satani ntazapfa, azaja mu muriro kandi ntazasha ngo ashire. Sozo cya gatatu, abakristo ba kera bahumurizanyaga muri ayo magambo. Iyo babaga mu ngorane zikomeye barabwiranaga ngo nimuhumure, Yesu azaza. Sema amen. Muhumuri, mureke nico kiza gituma ubona duhumuriza abantu iyo bagize ibyago n'ibibazo. N'umuntu yahura n'ingorane tukamubwira ngo humura. Nabo bageze mu bibazo bikomeye ngo bagahumurizanya bakavuga bati ibi bibazo dufite, izi ntambara zizashira, Yesu nagaruka ibi bizashira. Mwabantu b'Imana mwe, Yesu azaza. Azaza, u Rwanda ari u Rwanda, abanyarwanda ari abanyarwanda, ari uko tumeze. Azaza. Nta kintu na kimwe kizamuhagarika. Umunsi nugera, isaha ikagera, nta kintu na kimwe kizamuhagarika. Ntaco. Abatesalonike ba mbere hasoma ibice 4:16. Ibyahishuwe igice cya mbere n'umurongo wa 7. Soma urwandiko rw'Abatesalonike ba mbere gira dusoze. Ibice 4:16. Abatesalonike ba mbere 4:16. Yego. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru. Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye, yego, n'impanda y'Imana. Yego. Nuko abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka. Yego. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye, yego, duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu. Tugize gute? Tuzamuwe mu bicu, yego, gusanganira y'umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Manuka hepfo. Nuko mumaranishe imibabaro, kubwirana ayo magambo. Ayahe magambo? Amagambo yuko Yesu azaza, ibi bibazo byose bikarangira. Ngo mumaranishe imibabaro. Sema amen. Amen. Imibabaro ndizomarwa nuko duhawe promotion. Imibabaro ndizarangizwa yuko twagize ama etage y'amazu. Imibabaro ndizarangizwa yuko tugiye hanze. Nza ngunda kugarura ijambo. Hari umusore umwe, hariho ababizi, bamurasha aryamye mu nzu. Aryamye ku gitanda mukagira Imana. Umuntu w'abandi yiryamiye asinze. Muri Amerika uri mu gusengera iminsi yose ngujeyo. Ariko Imana ishimwe ko ntawe uzakurasa. Ariko nyine nawe ntiwabura kandi. Ntawamenya, unese jamais. None mwisi abantu bari mu kugongwa bagakandagira imodoka ikagera ngo bari mu 120 ingahe yajiga ikabiranduka torera umuntu wehe hasi. Mumaranishe imibabaro, kubwirana amagambo ko Yesu azagira gute, azagaruka. Nico kiza kimara umubabaro. Inzu nziza apana, kuja hanze apana, kubyara apana, kuko bisa bitera umubabaro. Hari abantu babyaye bafite agahinda k'abana bataryama ngo basinzire. Hari abantu bashatse akibaza icyatumye ashaka, nashaka iki umugabo kutarika ngo ngume gutyo. Hari abagabo nabo bavuga ngo ese nashaka iki kutarika umugore. Ndihe tumaranisha imibabaro, kubwirana ko Yesu azagira gute, azagaruka. Nico cyonyine gusa Imana. Ejo bundi sinabonye kuri televiziyo, ndakaretse nako. Izi Kenya zaje. Agakanwa urya baramubwiye batuzazira akakanwa. Gahanga waziziki. Ndega manze ngabanye. Iminsi banze yigireyo. Abantu bafite imibabaro baterwa n'abandi,
abantu buzuye agahinda, abantu ntibari mu gusinzira, mubananisha imibabaro, kubwirana ko Yesu azagaruka. Sema amen. Azaza kutumara imibabaro, nicyo kizomuzana. Mwanditsi aravuze ngo atafuta kila chose, amarira yose azakuraho. Urashaka kuzahanagurwa amarira? Urashaka kuzamarwa agahinda n'umubabaro? Urashaka kuzinjira mu mudendezo w'umunezero? Urashaka kuzagira amahoro asembereye? Itegura kugaruka kwa Yesu. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen. Mashimeshi ku ijambo ry'Imana.